we muhanzi turebye abahanzi tuzi bari abasore bagashaka mu Rwanda hagezweho kubona sinzi niba bigezweho banza bivuze mu buryo butari bwo turimo kubona abantu bimariya bagahita bakora couple iririmba ari mugenzi wanjye twaza turi kubivugana ni Janvier turi kubara tukavuga ariko abagabo abasore bashatse kaba batarimbana n'abagore babo Fifi nasabonye kuvuga reka nasabonye ese nyuma yo kutwereka umusheri wawe akaba ari n'umugore wawe ngubu mwamuteganya kuzakorana nka couple bitari ukwigana wandi ndari yerekwa abantu bakizwa atari kuri telefone follow up ikorwa gute kuri abantu bakizwa ku bitaramo byawe abantu bakizwa mu bitaramo protocol igomba kubegera ikabashyikiriza abashobora bakabakurikirana bisa n'umugisha dushimira Bosco inshuti ko mu mwaka wa 2022 mu gitaramo yerekanye umukunzi we bakabana akaramata hanyuma bibaye ngombwa ko ari umuhanzi wundi mu bagospel werekanira umukunzi we muri kiriya gitaramo cyawe n'ibyo wahitamo urakoze ubwo ngira n'ijambo rimubwira Prosper mu bintu urakoze twitegereje imikorere ye haba mu gitaramo bishize dusanga audience afite ari ngombwa ko tuyitapinga tukayibwira amahirwe mbe dufite si n'ubu gusa twifuza ko biba continuous bigumaho umunsi dufite portion twatanze ndetse n'inkunga izakomeza kwiyongera turebye rero mu mikorere ye management afite byaratwenteresheje uburyo buri professionnel gukorana none mu Kristo zitangira itaramo tega ko Dove izamufasha aho utarabimenya sinzi ko bimeze so uzitabira iki gitaramo azabona umugati mwiza azabona ibyo kunywa byiza byateguwe muri hotel Nyenyeri 3 iri ku rwego mpuzamahanga ntacyo azabura mu by'ukuri uko abaririmbyi bazaba bari mu kazi kabyo nka hotel nayo izaba iri mu kazi kabyo mu kubagezaho amafunguro ateguwe neza kinyamwuga turibaza ko muzanye hari abajya batinya Dove Hotel bakavuga yuko hari condition n'amategeko yo kwakira abantu bari buraremo bakavuga yuko bagomba kwerekana cyangwa cyuko umuntu bararanye bashakanye abantu bakavuga yuko yaba hari abantu ikumira nibyo koko ese ikibazo muzagikemura gute oya si ikibazo si n'ikibazo ubwo ni ikibazo cya narrative cyuko wabitwaye ikijyanye na hospitality industry ifite regulation ya RTB so tugendera rero ku mategeko ngenderwaho y'ubugenzuzi ibijyanye n'indangagaciro z'uko dukora business ntago zibangamira uwo ari we wese gusa nanone kandi hari ibyo tutemera ntitwemera ihohoterwa ry'abana ntitwemera ihohoterwa ry'abategarugori ntitwemera ubusinzi n'ibijyanye nabyo ibyo byose mubona hano hanze nari ijyamo igakumira iyo awareness ihari natwe turi kuri front line dukumira ibyo ngibyo ariko ku muntu wese wifuza kurya ye neza tumuha a good platform naho bwa ese kuva ubu ngubu Dove Hotel yiteguye gufasha buri muhanzi wese ufite management urumva reka iryo jambo gufasha mpindure narrative bita ubufatanye kubera ko ntidushobora kuza muri concert nk'izi ntacyo tubonamo byo tubanze tubyumva ko otherwise hari indi miryango ifasha ishobora gufasha nta kigusaba ariko umuntu ufite management byibuze we aba afite uburyo bwiza umuterankunga abonamo aho yacuruza umuhanzi akunguka n'umuterankunga akunguka niyo win-win scenario turakora mu na Bosco Nshuti uretse Bosco Nshuti nyine yemerewe cyangwa se mwafunguye urubuga rugari rwo kwakira buri muhanzi wese cyane rwose reka mbabwize ukuri tureke ko turi ikigo gishingiye ku myemerere ya gikirisitu turiteguye kumva kwicarana kuganira mu buryo bw'imikorere ya none n'igihe kirambye umuhanzi uri wese turiteguye amafaranga y'ibyo turafite mu igenamigambi dufite harimo ubwo buryo iyo budget twiteguye kwakira buri wese uretse hotel bashaka kubaza nk'abantu bifuza gukora ibitaramo abahanzi batandukanye mubafasha nk'ute ese hano biremerewe ko bashobora gutegura ibitaramo byabo ari ahandi hantu yagenda gute kugira ngo bashe kubona urugero namuciye mu ijambo Kamoso nk'abahanzi bahize urutoro rya ADPR tuzi ko iyi hotel ari iya ADPR mubafasha iki Kamoso urakoze ndetse na kamarade reka babwire asset dufite salle ishobora kujyamo abantu 4,000 iriho iravugururwa ku rwego ibyo bitaramo bishobora gukorwa uyu munsi niba ushobora kujya muri BK Arena twe noneho iyo byaje muri iyo mikoranire habamo discount
ikuraho za mbogamizi zituma abantu badakunda ibitaro. Icya kabiri ni open space dufite ahangaha. Nibura parking yacu, ubundi biragoye kubona ahantu ushobora gusanga sale ijyamo abantu 400 ukahasanga parking ishobora kujyamo imodoka zirenga 1000. Abafite izo facilities bagira ikibazo cya parking. Twe rero turi full parking, dufite iyo full components. Dufite ahantu hisanzuye hashobora kwakira imodoka zirenga 1000 ndetse hari na wellness facilities. Si sale gusa, hari ibyo piscine, sauna na massage, gym nziza cyane naho abantu bashobora kuganira bashobora kuri inama atandukanye. Twitegure gusapotinga umuhanzi uwo wese wagira ikibazo cya mikoro, tugakora negotiation mu rwego rwo gusapotinga kugira ngo ya mpano ye ayisese igihanze. We are business mission oriented. Ntitureba gusa, dufite one of the values ivuga ngo look beyond business. Twekora gusa amafaranga ahubwo tunareba ngo wa muhanzi twashyigikiye impano yageze hanze, ariko natwe mission yacu iri muri umuro. Abapasiteri bavuga ubutumwa missionnaire bashobora kubona ahantu bashobora kuza bakamara igihe aho basengera, bashobora kuza bakaruhuka, nabyo birashoboka cyane rwose. Abavuga butumwa haba abari hano ndetse n'abaturuka hanze, ibyumba byacu na hoteli yacu kwiteye ifite eco friendly system. Umuntu haratuje, ni ahantu hatuje, ushobora gukora retraite, ushobora gukora amahugurwa. Ndabwira imiryango itegamiye kuri leta, NGOs zisupporting abakristo ndetse n'abashumba ku giti cyabo n'amatorero ku giti cyabo. Turi Dove ntitufite abadukurikira. We are created to serve them and meet their expectation. Mana mu izina rya Yesu Kristo, umubyeyi kandi umuremyi wacu twese, wadukunze urukundo rudasanzwe. Niyo mpamvu uyu munsi none duhagaze hano dushima izina ryawe ku burinzi budasanzwe. Ibyishimo biri mu mitima yacu ukuri Imana yacu kandi wadukunze mbere ngo twukunda. Igikorwa cyacu kiduteranirije hano tugishyize mu biganza byawe kandi twizeye neza tudashidikanya ko presence yawe iri kumwe natwe. Amagambo yose bivugirwe hano, ibikorwa byose birakorerwa biyoborwa n'ikiganza cyawe cyiza kugeza twemeye ku musozo. Tugashima izina ryawe, tubisabye tubyiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Dutangire press conference yacu. Ni press conference twifuza ko itarenza nibura isaha imwe kuko twatinze bihagije. Ubwo uza kubaza ibibazo muze kudufasha hasi ku ntego kugira ngo twihutishe. Naje mu bazi ibibazo ndabiri, kimwe kirabagije, ikindi ukababwira mugenzi wawe utabashije akabikora. Hanyuma turi muri press conference ya Bosco Nshuti, ni umuririmbyi akaba umukristo mu itorero rya ADPR, amaze imyaka 10 mu muziki, amaze gukora indirimbo hafi 50. Izo ndirimbo zirimo albumu 4 n'indi ya 4 azamurika ku cyumweru. Izo albumu ni ibyo nkunze, umutima, hakaza ni muri Yesu, n'indi ya 4 agiye kumurika yitwa Ndahiriwe. Ni indirimbo yakoze mu rugendo rw'imyaka 10 yose yatangiye muri 2015. Bosco Nshuti yakoze ibitaramo byinshi bitandukanye, harimo igitaramo yakoze muri 2018, igitaramo yise ibyo nkunze live concert. Yakoze igitaramo Unconditional Love concert cyabaye muri 2022. Ariko mbere yaho hari ibyo yakoze byakoreye ku rusengero basengeramo ADPR ku Mukene, hari ikindi yakoreye muri Serena Hotel ababyitabiriye mu Nzinga. Hanyuma ubu ngubu agiye gukora igitaramo Unconditional Love season 2. Amaze gutaramira mu bihugu bitandukanye hano mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'u Burayi. Uzi ko bavuye mu rugendo yise Europe Tour 2025. Yataramiye muri Norway, Sweden, Finland, Poland na Denmark, n'ibindi byinshi yagiye yitabira. Ni umuhanzi ukomeye mu muziki wa gospel, niba ugikurikirana uramuzi. Muri 2018 yahawe igihembo cy'umuhanzi mwiza mu Rwanda, Best Artist muri Groove Award. Muri 2022 ubwo yakoraga igitaramo cye season 1 ya Unconditional Love, uribuka ko yadukoreye surprise, akantu keza cyane twereka umukunzi. Uwo mukunzi yatweretse baje kurushinga, urumana bamugisha barabyaye,
ayo niyo makuru make kuri Bosco twababwira tujye kuganira nawe. Hanyuma mu muziki amaze gukora indirimbo nk'uko nabivuze hafi 50, yakoranye n'abartiste bakomeye barimo Aimé Uwimana, afitanye indirimbo na Alexis Dusabe, afitanye indirimbo na Ben na Chance n'abandi batandukanye, harimo na Nice Databaye. So nuwo ngo Bosco nshuti uri hano ataza kugira urubaza mbese Bosco watangiye kuririmba ryari, ufite indirimbo zingahe. So nuwo ngo reka twinjire mu gikorwa nyirizina, twakire coordinator w'iki gikorwa cyose turi kubona, Jaric, tubwire impamvu badutumiye, ese bimeze gute, Unconditional Love season 2 mwuka w'ubuhe wari, twakwakira katugira icyo tutangaza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Murakoze. Amazina nk'uko bibabwiye nitwa Rukundo Jaric, abandi coordinateri Unconditional Love live concert y'umuhanzi wacu Bosco. Turahera kuki yiswe Unconditional Love. Niyerekwa Bosco yagize ry'urukundo rw'Imana yakunze abantu ititaye ku kintu icyo ari cyo cyose, turi n'abanyabyaha. Bosco rero nyuma yo gusobanukirwa urwo rukundo rw'Imana yihaye intego yo kurushyira mu bitaramo no kurubwira abantu no mu ndirimbo aririmba. Zose usanga akunda kugaruka ku rukundo rw'Imana rutagize ikintu na kimwe rushingiraho. Season 1 cyangwa se igitaramo cya mbere cyabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2022 kibera muri Kigali, kandi cyafashije abantu bakitabiriye barahembuka bongera gusobanukirwa urukundo rw'Imana, kwikunda umuntu wese yaba ari n'umunyabyaha, ahubwo icyo abasabwa ari ukwemera ubwo buntu bwa Kristo bukaza muri we akazabona ubugingo buhoraho. Muri icyo gitaramo twari dufite umwigisha Pastor Desire, nawe ntabwo yigeze ajya kure y'intego cyangwa yiyerekwa rya Bosco, kuko nawe yibukije abantu ibijyanye n'urukundo rw'Imana, ashyiramo nuko tutari abanyamadini ahubwo turi abana b'Imana. Twongera kwibutsa ko muri season 1 Bosco yafashijwe n'abaramyi barimo itsinda cyangwa ministry ya Alarm Ministry, Alexis Dusabe, abaramyi James na Daniela na Josh Ishimwe, ndetse tutibagiwe na DJ Speed watangiye acurangira abantu indirimbo za Bosco kuva Bosco yatangira kuririmba. Nk'uko umusangiza w'amagambo yabivuze, Bosco amaze kuririmba indirimbo zirenga 50. DJ Speed rero mbere kuzitari ziri kuzo Bosco ari buririmbe yafashije abantu kongera kuzibuka, kandi nibwo bigenda neza. Muri iki cyo cyase ngarutse ku cyo season 1 yari yadusigiye na n'umusangiza w'amagambo amaze kuvuga, Bosco icyo gihe yari ingaragu mu gitaramo yatweretse umugeni, ahubwo n'ubu ngubu mwaza kwitega ko muri season 2 azatwereka iki, kandi byaje kuba byiza kurushaho. Imana iramushyigikira, nimunitegereza muraza kureba atari wa wundi wo muri season 1. Rero tukaba twabaha ikaze muri season 2 narimbanyurimo coordinateur season 1 uko yagenze, tugira ngo tuyibukiranye. Murakoze. Murakoze Jaric. Twinjire muri season 2 ya Unconditional Love, twakire Peace Nicodem, vice coordinator w'iki gitaramo, anatwakirire neza abantu bari hano kuri panel bose, atubwire ni bande. Twabaye umwanya Peace Nicodem. Murakoze, nitwa Nicodem Nzaho yankuye, ndi umwe mu bari gutegura iki gitaramo. Turi kumwe kandi na mugenzi wanjye ushinzwe bya tekinike, akaba n'umuyobozi mukuru wa New Melody Industries, numva nawe yabasuhuza. Haleluya. Uraho neza. Nitwa Josué Shima, uko babivuze. Muri iki gitaramo nshinzwe ibijyanye n'imyiteguro, tekinike na stage management. Murakoze cyane. Murakoze. Turi kumwe n'abaterankunga batandukanye, turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Dove Investment, akaba nawe ari hano, tukagira ngo nawe abasuhuza.
muraboneza harabije hari abazi ko baje kurada imbere abandi bazi ko baje ku Gisozi ariko hano muri Dove Hotel nitwa Philbert Tagengwa nyobora ikigo cyitwa Dico Limited cyangwa se Dove Investment Company. It's a hub of business ifite ibindi bigo bishamikiyeho tuza kuganira twishimiye kubona namwe mu bwugarizi. Murakoze, turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Jump Real Estate, nawe ikigo cye kiri mu byaduteye inkunga, nawe yabasuhuza. Murakoze, nanjye nitwa Crazy Izabayo, I'm founder and CEO of Jump Real Estate. So I was supposed to be supporting my brother. Arakoze, turi kumwe n'uhagarariye ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Avatar Trading Limited, nawe yadusuhuza. Insashimwe muraho, nitwa Mugiraneza Theogene, uhagarariye ikigo cyitwa Avatar Trading Limited. Ibindi turaza kuza tubivugane. Murakoze. Yego, niba bahagarariye ikindi kigo kizobereye cyane mu bucuruzi bw'amasaha cyitwa Airwatch, nawe yahageze protocol yadufasha kwegera hino. Turaza kubona kandi na Samsung 250, Green Park Motors, New Melody Industries, Camellia, n'abandi baterankunga turuze kuba tubagezaho. So munyemereye nabajyana kuri iki gitaramo cyitwa Unconditional Love Season 2. Ni igitaramo tumaze igihe dutegura, giteguye neza cyane, yaba mu miririmbire, muri production setups n'ibindi byinshi. Ni igitaramo turakumbuje by'umwihariko. Rero uyu munsi twari twateguye ikiganiro kugira ngo tukibasangize mu buryo burambuye, muze kugira n'umwanya kutubaza ibibazo bitandukanye, ariko icyo twabwira ni uko Bosco yiteguye, ari hano mu kanya ndamuha umwanya, sinshaka kuvuga byose kuko arahibereye. Ibijyanye na package afitiye abanyarwanda by'umwihariko n'abakunda Imana, byose arabyivugira. Icyo nababwira nuko ibitaramo bye bitaba ari ibitaramo bya gospeltainment cyangwa byo kubadagadura hifashishijwe umuziki w'iyobokamana, ahubwo nuko ibitaramo bye bijya bisiga impact. Tujya tubona ubuhamya bw'abantu benshi bamushyikiriza yuko bakiriye muri byo, tukaba twiteguye twiteze ko ubugingo bw'abantu buzaharokokera. Ikindi twababwira ni uko hari uruhisho abafitiye cyane cyane abakunda umuziki we, nabyo arabigarukaho sinshaka kubitindamo, ariko tugeze kure, hejuru ya 90% twitegura. Bivuga ko yaba sound babandi mukunda kureba ibintu byiza byateguye neza uzasanga twabiteguye cyane ko Josue amaze igihe kinini abikora we na team ye ndende. Muzabona ibintu bishyashya, nimuhagera muzabona ibintu bishyashya, ariko icyo si cyo kitwirukansa hanini. Turabizi ko ibyo by'umubiri nabyo muba mubikeneye technically, ariko no mu buryo bw'umwuka Imana irabategura ibintu bikomeye. Urumva ntavuga byinshi, ibyinshi turabisubiza mu bibazo muri bubaze. Munyemerere twakire umuhanzi wacu, akaba ari nawe mushyitsi mukuru muri iki gikorwa, hanyuma tubwire icyo Imana yamuhaye kutubwira. Imana ibamugisha. Ibintu byinshi tutajya kuvuga usibye kubashimira. Ndabashimira kuba mwaratangiranye natwe, nibwira ko aho igikorwa kigeze abantu bakimenya babigizemo uruhare, kandi mu by'ukuri iyo ngiye hirya no hino barambwira ati igikorwa turakizi. Rero ni ukubera imbaraga zanyu, baje kubashimira. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nk'uko babivuze bakoordinata b'igikorwa, iyi Unconditional Love Season 2, mu by'ukuri gutekereza kujya ndirimba urukundo rw'Imana ni kwa kundi uko ugenda ukura ugenda uhishurirwa, umenya icyo Imana yagize gute yaguhamagariye gukora mu bwami bwayo. Ndibuka indirimbo ya mbere nakoze yitwaga ngo wuzuye ibambe mu rukundo,
hanyuma iyo ndirimbo ya mbere nakoze, iyi ndirimbo ya kabiri nakoze yitwa ibyo ntunze, ushime mwana wanjye w'umunyira ubuzima ukama ko byari kubw'ubuntu bwawe. Izo ni indirimbo nahereyeho ntari namenya neza ngo ni iki ngiye gukora mu bwami bw'Imana, ariko uko ngenda nkora umurimo, ngenda nsenga, Imana ihishurira yuko nta kindi nkwiriye kubwira abantu usibye urukundo rw'Imana, usibye umusaraba wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu mu ndirimbo zose ndirimba akenshi nibanda ku rukundo rw'Imana, nibanda ku musaraba, nibanda ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Imana ibamugisha no mwinshi. Ndumva ntatinze nasubiza umwanya abayobozi kugira ngo tuze kubahiriza aya masaha. Murakoze rwose inshuti. Twakwakira abantu noneho bafite ibibazo bashobora kubaza. Ni ikibazo kimwe gusa, kandi mbere kukivuga tubwire amazina yawe na media house waturutsemo. Murakoze. Fidele Gatabazi, tufashe kuri microphone. Murakoze, nitwa Kamarade, nkorera kuri 3D TV Rwanda. Mbere na mbere congratulation kuri Nshuti Bosco, kuko urabona ko ari umwe mu bahanzi barimo barahozaho muri gospel. Ni byiza cyane dufasha tukamuha amashyi. Njyewe ikibazo ndi bubaze ni kijyanye nabo n'abazagufasha muri konseri, Ben na Chance ndetse na Aime Uwimana na Hortense Pasteur. Kubera iki batari hano kandi tuzi ko mugomba kuzafatanya? Ese uramara abantu impungenge, kuko hari aho twagiye tubona abantu babashyira kuri bana nk'izi ngizi ugasanga konseri ntibayitabiriye. Nicyo kibazo nari mfite. Murakoze. Murakoze. Nitwa Esther Fifi Uwizera, bakunda kwita Esther Fifi. Nkorera TVT na Radio 10. Ndashimira cyane Bosco Nshuti ko yakoze igitaramo agahita abona iyerekwa ry'uko icyo gitaramo kitaba rimwe gishobora kugira amasizo. Ni iyerekwa abahanzi bamwe batari bagira. Urabyo byose hari icyo Imana yabikubwiyeho, bibaye bitari ibanga uze kubitubwira. Tutazabona season 1 na season 2 zitangana ukazagera aho bigahagarara. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kubaza niwe muhanzi, turebye abahanzi tuzi bari abasore bagashaka mu Rwanda hagezweho kubona, sinzi niba bigezweho, banza bivuze mu buryo butari bwo, turimo kubona abantu bimariya bagahita bakora couple iririmba. Ari mugenzi wanjye twaza turi kubivugana ni Janvier, turi kubara tukavuga ariko abagabo abasore bashatse kaba batarimbana n'abagore babo. Fifi nasaboneko vuba. Reka nasaboneko. Ese nyuma yo kutwereka umusheri wawe akaba ari n'umugore wawe ngubu, mwamuteganya kuzakorana nka couple bitari kwigana wanda ndari yerekwa? Ikindi kibazo cyangwa ni kimwe cy'Janvier kuri gukorera muri ka Kigali, uzigera BK na ryari ko n'ubu abantu gukunda ari benshi? Murakoze. Janvier ataravuga mutubarire, ni ikibazo kimwe kugira ngo ducunguze uburyo mwete, sibyo? Murakoze. Ni ikibazo kimwe gifite A na B. Ndashaka gushimira Bosco Nshuti ku gitaramo cyiza cyane nakibonye mu mashusho. Urabona ko ejo ndashaka kuzana kuri setting nkareba ko ibintu bimeze. Ikibazo mufite ni imyaka 10 nk'uko yabivuze umusangiza w'amagambo, ariko iyo urebye kuri chaîne ya YouTube bigaragaza ko ari imyaka 6 ishize mu muziki. Imyaka 4 ya mbere kwishe bitagaragaza bari. Hanyuma ikindi urebye neza muri bano bose bahisemo ujya gutubwira kuri Aime Uwimana, tubwire kuri Ben na Chance, tubwire kuri Pasteur impamvu aribo bahisemo ko muzabana muri iki gitaramo. Indirimbo yawe nawe yaciye ibintu yanyuzeho, njyewe mbona ko ari indirimbo idasanzwe muri karere yawe, wayigezeho mu myandikire binyuze mu zihenze. Murakoze. Dusubize ibibazo bitatu gusa. Reka dusubize ngibi ahubwo ariko bakundi press conference cyangwa ngo basanga wenda bafite izindi gahunda, ariko barahari muzababona mu gitaramo. Ndibwira ko byumvikana.
hanyuma icyo Esther yabajije kugeza ubu ntabwo nzaririmbana n'abantu banjye kugira ngo bamaze igihe kinini babibaza, ariko hari n'imirimo myinshi amfasha muri minisitiri kugira ngo nicyo kirumvikana. hanyuma ikindi kwigira BK Arena sinibaza ko ari kwigira BK Arena, ahubwo bijyana nanone n'ubushobozi buhari. Ibyo bintu byose ubirebaho kugira ngo ubone kujya hariya, sibyo? Murabizi yuko BK Arena hari ibisabwa kugira ngo abantu bajyeho kandi bitoroshye. Rero ibyo byose bijyana n'uko umuntu ameze n'ubushobozi. Igihe Imana izafungura inzira tuzajyayo rwose. Unconditional love kugeza ubu ngubu ni iyerekwa mfite, nigira irindi yerekwa nabwo tuzafatiraho kuri iryo yerekwa, ariko kugeza ubu ngubu ni unconditional love nibyo bitaramo mfite kugeza ubu ngubu. Hanyuma murabizi ko ntangira kuririmba nange mu bya YouTube byari byatangiye kuza bari batarabimenya cyane, kuko hari n'abatangiye mbere yanjye icyubahiro batari bafite amacana. Ntekereza ko iyo myaka ari urujijo rwabayeho, urujijo kugira ngo umuntu atangire kuririmba ariko ataragira YouTube channel, kugira ngo nacyo kirumvikana. Aho nabimenye nahise nifungura nanjye nacisha ibihanga. Hanyuma sinshobora kuvuga ngo nirihe banga nkoresha, nta banga ridasanzwe, ahubwo ni ubuntu Imana ikugirira ukabona umuntu igihangano nta nubwo uzi yuko kizakunda. Wowe icyo ukora urakora ugatanga icyo Imana iguhaye, hanyuma Imana ikugirira ubuntu bikagera kure. Nibaza ko nta rindi banga ridasanzwe mu buntu bw'Imana. Iriya ndirimbo ahantu yavuye ndi gusoma ijambo ry'Imana ry'umuntu wahuye n'umwambuzi bakamugirira nabi, hanyuma hagacaho umusamariya akamugirira impuhwe, akamugirira ibambe, ngo akamujyana akamupfuka ingoma, akamuhoza amavuta ya elayo, akamusiga mu icumbi, amubwira ko azagaruka kugira gute kumujyana. Izo nkuru narazisomye rero ndaryoherwa cyane, kandi ngo yasize yishyuye imyenda yose, aramubwira ngo azagaruka agire gute ahamusize kumujyana. Nibaza ko icumbi ari isi turimo kandi dutegereje Yesu Kristo azagaruka, uko bizagenda kose azagaruka kandi azaza kutujyana. Amen. Imana imugisha. Nibaza ko byumvikana. Reka dukomeze, reka ntange no tangazo abantu mutari gusobanukirwa wenda n'ibyo ari gusubiza fresh. Hano Dove Hotel tuyishimire, dutegurira ahantu turi gukorera ama exclusive. Reka tubihutishe kugira ngo tudatinda. Tugomba guhindura no kubaza ikibazo kimwe Bosco asubiza kugira ngo atabyibagirwa. Twakire mu kurikira Eddy Kamoso. Okay, murakoze cyane. Twakire Eddy Kamoso Fodora. Murakoze cyane, Yesu ashimwe. Nitwa Eddy Kamoso, mu Kigali Imbaraga mu guhimbaza, dukora kuri Radio TV Rwanda na Izuba TV no kuri platform zacu zose. Ikibazo nshaka kubaza Bosco, wenda mbere y'ikibazo reka mbanze nshimire Bosco ku muhate udasanzwe, ntabwo biba byoroshye, kandi saba yuko bakomera amashyi abaterankunga bateye inkunga bose. Ibi twarabisenge kandi turabyifuza yuko mwakomeza gutera inkunga gospel music. Icyo nshaka kubaza ni ikibazo kimwe. Bosco ukora ibitaramo byiza, abantu barakizwa. Ndashaka kubaza kuri mission twahawe yo guhindura abantu kuba abigishwa beza ba Yesu Kristo, abantu bakizwa atari kuri telefone, follow up ikorwa gute kuri abantu bakizwa ku bitaramo byawe? Kuko nabo turi mu bantu baza ibibazo ntituzabazwa gusa indirimbo twaririmbye cyangwa se kuba twarabaryoheye kuri stage, ahubwo follow up ikorwa gute, bakurikirana gute, bajyahe abo bantu. Ikindi kandi amatike aragurwa gute kwinjira muri iki gitaramo, biraza kugenda gute murakoze? Reka nshimire Eddy Kamoso. Ngiye guhura n'umwumvaga numva indirimbo ze, mu by'ukuri kuba akirimo yatubereye inzira
natwe tukaba turi gukora umurimo natwe tuzamuha haze n'abandi Imana igumisha hanyuma navuga ngo challenge duhaye muri bitaramo bikomeye si ndi bujye kubeshya ngo mvuge ngo dukora follow up y'abantu bakishwe mu giterane gutya nambeshye ariko challenge duhaye yuko abantu bakizwa mu bitaramo protocol igomba kubegera ikabashyikiriza abashumba bakabakurikirana bisaba umugisha hanyuma ku bijyanye na hatikari ni kuri www.bosconshuti.com ushobora kujya ku biro by'inyarwanda ukabona tike zawe ziri hano kuri kabiriye zose no kuri Samsung 250 mu mujyi no kuri Smart no muri Sinza Coffee Shop hano ku Gisozi ku Kinamba ushobora kubona tike zawe hanyuma ushaka kugufasha hari imbere wenda Fidel Gatabazi ushaka kumuhamagara kugira ngo nawe abafashe ku bijyanye n'uko yabasangiza amatike murakoze Frodowari ni Frodowari nkorera igitangazamakuru cyitwa Paradise dushimira Bosco n'inshuti ko mu mwaka wa 2022 mu gitaramo yerekanye umukunzi we bakabana akaramata hanyuma bibaye ngombwa ko hari umuhanzi wundi mu bagospel werekanira umukunzi we muri kiriya gitaramo cyaba niba wahitamo urakoze ubwo ngiye n'ijambo rimubwira Prosper mu minsi murakoze reka bantasi ni wangu Bosco bagasubiza ikibazo cya Frodowari kirakomeye cyane umuhanzi wabyifuza nibaza ko nta mwe mu mwanya aramutse yifuje kwerekana umukunzi rwose nzawumuha hanyuma icyo nabwira Prosper Mugazi ni ukumubwira ko courage rwose umurimo w'Imana kandi ibyiza biri imbere ibyiza biri imbere rwose murakoze nitwa Mabos Umaye kuri Nkunda Gospel nifuzaga kubaza Tico cyangwa se Dove Investment Company Limited nk'ikigo kiri mu byateye inkunga Bosco Nshuti ariko nanone kibarizwamo cyangwa se cyongezwe n'itorero ADEPR kubera iki mwahisemo gutera inkunga Bosco Nshuti akenshi ubusanzwe mu gutera inkunga mu gutanga location ibyo dusanzwe tubona mu gutanga igitaramo cy'ububere igitaramo cya Bosco Nshuti kizabera muri Kigali kubera iki mwahisemo kumutera inkunga y'ubuhe buryo ikindi bifatanye mu kubaza niba hatarabayeho nko gutonesha kuko si kenshi twabonye mushyigikira abahanzi muri buno buryo murakoze mo we are in business, this is a win-win scenario si uko gusa birimo amarangamutima yuko we wake up in the morning tufashe kanaka ahubwo Bosco team baza gushimira management bafite understanding how to create scenario where umuterankunga ashobora kwinjiramo akabonamo platform yo gucuruza turaboneraho kubwira itangazamakuru yuko uriya munsi Dove hotel tuzatanga amafunguro tuzatanga ibinyobwa by'ubwoko bitandukanye of course igishyurwa ariko kuri affordable rates ku bantu bazabonye aho ubwabyo ibyo biduha visibility nka hotel cyangwa se si ugufata amafaranga gusa ngo dushyire mu gikorwa ahubwo nuko tubona igitambo kandi ibyo ntabwo tubabwiye ko n'abandi bari hano bashobora gukora igikorwa nk'iki amarembo arafunguye rero ubwe management ye iri flexible yandastandinga iyo scenarios ariko n'undi utabubyumva utyo twiteguye kumaprocinga kugira ngo dusapotinga amafaranga twashyizemo yego ni ugushyigikira ministry ikindi ko mureba iyi management biri more than Bosco izina rimaze kuba institution so the more bigenda biba professional in that way any business partner can move in ashobora kwinjiramo aho hantu tukakorana ubwo ni iyi unconditional love ariko si ibindi bikorwa gusa mbere y'uko ukwezi kurangira dufite kitsama hano kandi azabari aho rero si ugutopesha ahubwo ibindi bindi scenario twarebye ariko tunafunguye amarembo n'abandi bose twakorana mu buryo murakoze hagati aho ngaho hano inyuma dufite amazi dufite icyayi dufite wanyaruka ukagira akantu ukuntu wigenza byose turabikesha Dove Hotel
reka ngushimire ko kuri icyo ngicyo dufite inyuma abavandimwe hari bashobora gufasha muri service rwose icyayi cya Dove kugeza kibuye. Reka dukomereze twakire n'abandi baterankunga mu gihe muri gufata vocabulary twakire umuyobozi uhagarariye Jump Real Estate nawe tubwire ibyo bakora kuki dushobora kubagana n'ayo mahirwe mufite mu duteganyiriza amakozi. Murakoze. With Jump Real Estate, we are located hariya mu Kiyovu, hariya mu Rugunga, niho dukora dufite office. So then concerning ku byo dukora, we do real estate consultants cyangwa reka mvuge mu Kinyarwanda. Mostly serivisi dutanga ni izijyanye n'imitungo itimukanwa. So ariko dufasha abantu bashaka kugurisha ubutaka, bashaka kugurisha amazu, tukabafasha kubahuza n'abakiriya. Noneho ikindi dukora tubafasha kubaha inama y'uburyo bashobora kubaka buri modern bitewe na investment bashaka gukora. So then we are also working on the new technology that is virtual tour. So where tugomba korohereza abashaka izo serivisi, abashaka kugurisha ubutaka bwabo, amazu, abashaka amazu, amapartema byose uburyo bazajya babibona like. So we are working on that technology and it's being succeed. So ubusanzwe dukora highlights, the videos of apartment and houses biri ku isoko bikeneye abakiriya bo kubikodesha cyangwa kugura no kugurisha. So you can visit Jump Real Estate on our social media on Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. So we are also working on website which is gonna be more innovation. So very soon I think the client cyangwa abanyarwanda bose muri rusange n'abaza gushora imari yabo mu Rwanda bazishimira kutugana bitewe n'uburyo twebwe tubaha serivisi. Noneho ikindi barekanye utakorangana impamvu twaje kwifatanya n'umuvandimwe wacu Bosco Nshuti, ubusanzwe azwi nk'umuntu wa Jump Real Estate, ukunda Imana, ukunda gukorera Imana, ukunda gusapotinga Imana. So without thinking ndakora, so I'm really ready to be willing to give this my brother here. So don't believe in our Murakoze cyane ariko yibagiwe nimero umuntu wakenera telefone kugira ngo abe yabagana. Mostly nimero zanjye ni 0784862298. Izo nimero zishobora kutubonaho ariko it's actually easy. So if you search Jump Real Estate on even on Google, we direct you to our social media, you can get the number and everything. Murakoze cyane. Niba uri hano udafite ikibanza ngo byakemutse, twakire uhagarariye Avata nawe atubwire serivisi batanga n'impamvu bafatanyije na Bosco. Yego murakoze. Navuze ko mpagarariye umukuru w'ikigo cya kampani yitwa Avata Trading Limited, dukora ibintu by'ubwubatsi. Ikigo cyacu kirubaka kigacuruza n'ibikoresho abatekinisiye bifashisha barimo kubaka, cyane cyane mu nganda, ibintu by'ubwirinzi, ibyo bambara mu mutwe, bambara mu maso cyangwa inkweto, imyenda yose byose bakoresha bari mu nganda byose tuba tubifite. Tugacuruza n'amamashini afasha abatekinisiye mu gupfumura nk'ibikuta, gupfumura hasi si ubujyakuzimu, aho ushaka cyangwa gupfumura hano uzamuka hejuru. Dufite amamashini yabugenewe agezweho yorohereza abatekinisiye gukora badakoresheje izindi mbaraga. Ikindi kandi twebwe turanarivaringa ibyo twabagurishije tubibaha. Ducuruza ibyuma byiza by'ama-inox, ducuruza n'ibikoresho by'amashanyarazi yo mu mazu,
yego hanyuma impamvu twifatanyije rero na Bosco avuga umusaraba neza, avuga Yesu neza, bikora ku bakristo ku bamumenye ku buryo wumva ko utayobye, afite ukuntu abivuga wabyumva ukamugiza icyizere cy'uko umusaraba uciyemo ariyo yo koko. Rero twese tugomba kumusapotinga, kandi si nawe wenyine, n'abandi bahanzi bose ba gospel, twebwe muri abo batatu turi abakristo, n'abandi bahanzi bose ba gospel baratugana rwose, twiteguye kubasapotinga. Nimero mwatubonaho 0788335811. Murakoze cyane. Ntabwo ari abangaba badushyigikiye, iki gitaramo cyatoye inkunga n'abantu batandukanye, Dove Hotel Kigali, Jump Real Estate, Avatar, Airwatch, New Melody, Samusanga 250, Ubuzima Bwiza Foundation n'abandi batandukanye, ndetse namwe muri hano muri abafatanyabikorwa bakomeye. Turi kumwe hano n'igihe.com, inyarwanda.com, New Times, Radio Rwanda, Emai Empire, Zaburicya, Agape TV, Imbaza TV, Yobokamana TV, Paradise TV, Boboka TV, Munda Gospel, Max TV, turi kumwe na Homeroom, Gospel Time, Inkoramutima, Radio Mucyo, Radio Dis, turi kumwe na Radio O, Life Radio, turi kumwe na BTN TV, turi kumwe na The Choice Kwisibo TV, turi kumwe Isango TV, turi kumwe na Berip, turi kumwe na TVT n'abandi batandukanye. Nubwo ni amashyi abantu bitabiriye. Dukomeza session isa nkaho ari ya nyuma. Waba ufite ikindi kibazo cyo kubaza Bosco Nshuti, turakira abantu batatu dusoza press conference, ibindi tubikomereze hariya kuri exclusive interviews. Undi ufite ikibazo? Ushaka kwiyongeza? Kamarade gashaka kwiyongeza? Murakoze. Ndabaza kuri New Melody usanzwe warizwamo ndetse na Sirowamu. Hari abantu benshi bifuzaga ko wenda Sirowamu warizwamo nayo yazagaragara. Ubitekereza gute habaye collaboration hagati ya New Melody ndetse na Sirowamu, tukazababona n'itsinda na korali usanzwe warizwamo? Murakoze. Nasubiza ikibazo reka umuyobozi wa Diko agira ikintu ababwira yifuza kubabwira hanyuma ndamusubiza. Yes, je mbabuke d'abord twashimire mujya hose muri hano. Ahangaha muri twifuza ko mutaza kwa fromaje. Turi gutanga promotion kuri Media House, abanyamakuru uri hano ufite carte ko dushobora kumuha free access ya sauna yacu iminsi bifufi. Uramutse ufite carte ufite umuryango ushobora kuduha free access kuri piscine. Ukaba ufite famille, ufite icyo uzatwereka ni ukuduha carte, utwereka carte, nagira ngo murebe icyo bintu bishobora kubyara. Tuba twumira amashyi gusura kandi bino bibe itangiriro rishya. Ndabona bivuga nk'ikigo gifite aho gishingiye ku itorero. Uburyo twagiye dukora business conception wasangaga hatarimo gufungura umuryango n'abandi benshi, ariko Dove Investment Company ni ikigo gifunguye amaboko ku matorero yose kuri platform zose, ariko tugira inama n'abahanzi kudakora ku giti cyabo ko bashobora gukora management. Twebwe biratworohera iyo tuvugana Bosco tujampirize muri management, ntabwo tuba tukivugana n'amarangamutima ku giti cye. Rero Bosco ashobora kunegosiye, wibaze niba mbahaye sauna uribaze ko namuhaye ikibazo ko n'umuhanzi uza kuri stage aje yihanagura ibyuya, ni ukumuha akareflexology keza avuye i Burayi nkamubona tukamukanda ubundi akajya hariya rimuha. Now beside that, kuko niba ko ushobora gutaha from now, sauna nta myenda siporo bajyanamo, niyo myenda gusa ukambara igitenge ukajyamo hariya.
turifuza ko tuva hano tubagoroye imitsi yageze neza cyane. Hirya y'ibyo n'abataramiga abandi n'umuceri ndangaza abagana. Hirya y'ibyo turi ikigo kiri hano mu Gisozi ariko dufite amashami hirya no hino, dufite Igicumbi, dufite Dove Luxury Hotel, ni hoteli nshyashya nziza cyane. Wajya hariya Gicumbi twamukora discount. Turaza gusigarana carte yanyu hariya cyangwa se urutonde. Turifuza ko even you guys you can negotiate a full package, another package. Ugiye ku ishami ryacu riri Rubavu, dufite Dove Stays, ni guest house nziza iri ku muhanda. N'uwo waraje hano warasinye uzampamagara, please call me 0788462255 0788 4 waba uje hano dufite umugati impeccable, umuntu uriyeho ahita akira. Seriously. Tumaze bread mu mugati umeze neza cyane. Tureke ibyo ngibyo byo kuba amashengo, byo kuba mikrofone ikoresheje, turifuza ko namwe mutugana itangazamakuru. Yego. Ntabwo nzaguha gusa ngo ugende ubivuge ntacyo guha. Please. Muze twamamaze ibyacu, tubone platform ariko nk'ikigo cya Gikristo tugarukira hano mu nguni ngo biranyanga. Imana ibaho umugisha kandi akamwongeragaho kugira ngo ube gutaha. Murakoze cyane. Rwose katarasubiza ikibazo bamubajije, nanjye nta icyo namubwira mubaza. Umuntu witabiriye season 1 n'ugiye kwitabira season 2 yitega iki? Niba ibintu bitatu wumva wapakinze kabisa ku buryo umuntu azataha. Murakoze. Mbere y'uko kamarade yambajije concert nakoze muri 2018 kandi kumwe na Numerant ariko kumusaba iyo nategura agiye yifuza ko igikurikiyeho ari ikintu gishyashya kandi kiza. Iyo ushize hari abo twakoranye nabo, iyo tugiye gukorana nibaza ko uko umuntu agenda apanga hari igihe kizaza twajya dukorana n'amatsinda, ariko kuri iri shuri nahisemo gukorana nabo kugira ngo bigende neza nk'uko twabipanga. Hanyuma icyo abantu bakwitega, ndimo ndasenga kugira ngo abantu bazakire ikirenze indirimbo, bazakire ikirenze amastage meza, ikirenze imyambaro myiza, bazakire ikintu kivuye ku mutima w'Imana kuruta kubibona bigahita birangira. Ndimo ndasenga Imana kugira ngo umuntu wese uzagera hariya azakira ikintu kiruta ibyo byose kivuye ku mutima w'Imana. Naho imyiteguro imeze neza, twahereye kera twarabipese ariko turasenga kugira ngo umuntu azacyure ikirenze ibyo byose akijyanye mu buzima bwe, gikomeze kimuhindukire mu buzima. Murakoze. Murakoze Bosco. Hari umuntu anyamuriye ngo Fine FM nayibagiwe kandi ngiri hano imeze neza cyane. Mwakoze namwe. Hanyuma hari umuntu tubonye nawe wateye inkunga kino gitaramo, abantu muri Airwatch, twamuha umwanya akatubwira serivisi batanga, abazitabira igitaramo mubafitiye akanya gashya cyangwa n'abandi bakiriya muri rusange. Mwakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Tuyishimire Rami. Bajije kwiseguraho twagize ikibazo mu muhanda, ariko turashimira Imana ko tubashije kuhagera. Icyo navuga rero byanditse muri Airwatch nk'uko mubivuze, icyo dukora ducuruza imitako yo ku maboko cyane cyane izwi nk'isaha. Natwe rero twifuje kugira uruhare rukomeye mu gitaramo cya Nshuti Bosco, niyo mpamvu tubana. So ikindi navuga rero ku bakiriya bacu, ku munsi wo kuwa kane tubafitiye discount ku muntu uje kutugurira isaha cyangwa se ku muntu uzanye na couple ye, tubahereza free ticket ibasha kukwinjiza muri iki gitaramo. Ikindi nakora hano kwisegura umuvandimwe kuba nateze kugera hano, nizo mpamvu twagize. Ikinyabiziga cyacu cyaje kugira ibibazo ariko satani twamusinze ndahageze. Amina. Ikindi rero nakora abantu hano rwose mwakoze kwitabira nubwo njye natinze, ariko mu by'ukuri abari buze kunyumva badukurikirana cyangwa abakiriya bacu rwose muzagaragare muri iki gitaramo dushyigikira umuvandimwe. Murakoze cyane. Nimero za telefone muraza gukurikirana platform zacu nk'uko nabibabwiye natinze, ariko tumwe muri timu yacu nuko ngezeho nyine bagezeho natwe icyo twabashije kuba turi hano dukora.
so nabibuzaga ko nurutse muri Airwatch ducuruza imitako myiza yo ku maboko izwi nk'amasaha. Murakoze. Dikamoso sinzi nshaka kongeraho. Nakabazo ushaka kubaza. Murakoze cyane. Airwatch bavuze yuko bazatanga free ticket ku bantu ku makupe nifuze. So sinzi niba ku bantu bose bazaza mu gitaramo cyangwa se ku bantu bitabiriye iyi press conference kugira ngo abantu bataza kuri ko abantu bose bashaka kumva amakupe bagahita bazi ko bazinjira ku musingiza. Abakora amasaha. Murakoze cyane. Kuri icyo kibazo warubajije ntabwo ari abantu bose, especially nyine ku bakiriya bacu, ariko namwe ndakeka harimo nk'abakiriya bacu hano ubaye wari uri hano kumva ibyo bintu. Natwe dufite ticket hariya, umuntu uri kwigurira kuri shop yacu turi kubasha kumuha iyo discount, cyangwa se nawe waba umukiriya wacu ukatugana kuri uwo munsi wo kuwa kane ukagura iyo tike, nibwo uri kubasha kubona ayimbere ukagura isaha, nibwo uri kubasha kubona iyo tike ikwinjiza muri icyo gitaramo. Mbega biri kiriya ni ku bakiriya bacu, umuntu wabashije kumenya ko dufite iyo discount, uburyo kugura iyo saha ku munsi wo kuwa kane ukabasha kubona iyo tike, niwe uri kubasha kugerwaho n'ayo mahirwe. Ariko n'undi ushaka umukiriya wacu, mu gihe wahageze rwose ushobora no kugura isaha, ugashaka no kugura iyo tike, nazo zirahari. Dukorera mu mujyi kwa Makuza muri ino nyubako ya Centenary. Iyo winjira mu marembo arebana na Simba utubona mu kaboko k'ibumoso niho duherereye. Shop yacu iriho ibirango byiza, ugitunguka rwose uhita utubona nka Airwatch. Murakoze. Murakoze cyane. Turasoje, reka twakire umuntu wo muri tekinike. Twavuze imyiteguro rwose y'igitaramo, twinjira muri Camp Kigali, ariko imyiteguro imeze gute? Repetition zarakozwe cyane ko amaze iminsi i Burayi, murabizi amaze n'icyumweru nta gusa. Twakire Josué byose biriho umurongo. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Josué, naje mpagarariye Emerald Industries ikora ibijyanye vocal trainings, kwigisha abaririmbyi, ikora ibijyanye na audio production, ndetse tukagira na practice room abantu bakunda gukoreramo imyitozo abahanzi abaririmbyi batandukanye. Icyo naje mpagarariye. Hanyuma ku bijyanye n'imyiteguro ya Bosco mu buryo bwa tekinike, nagiraga ngo bitabweho wenda umucyo, kubera ko nk'uko bivuze amaze igihe kinini adahari, ariko ntabwo imyiteguro yahagaze. Ngira ngo guhera mu kwezi kwa kabiri Bosco gihari twatangiye kare twitegura, kubera ko tuzi ko afite mu rugendo. Rero imyiteguro imeze neza, twiteguye mu buryo avuga ngo nka butatu. Ibijyanye n'imiririmbire bimeze neza, abaririmbyi bariteguye, abacuranzi bariteguye bameze neza, dufite abacuranzi babimenyereye n'abaririmbyi beza. Hanyuma ikijyanye n'ibyo tuzabaha presentation kuri stage nabyo bimeze neza, n'abandi bahanzi barateguye neza. Ikindi kandi uko tubizi, muzike ikora kuri bya bice byose uko ari bitatu, kijyanye n'umubiri, umwuka n'ubugingo. Twese twagerageje kubikoraho, turasenga, turategura uburyo bwose ku buryo twizeye ko bizagenda neza. Ikindi n'ibijyanye na sound, tugerageza kubikoraho hakiri kare, kuko biri mu bikunda gutinza wenda igitaramo, bityo kubikoraho kare kugira ngo bizagende neza. Murakoze cyane. Murakoze. Isaha yacu twiharaye ntabwo iragiye, ariko turasoje. Nicodème, abanyamakuru bari hano tuzinjira gute mu gitaramo, biteguye gute kugira ngo twumve uko tuzaza twiteguye? Barakoze cyane. Tubashimira buri gihe ko mudushyigikira kuva Bosco yatangira kugeza n'ubu rero turabasaba ko mudushyigikira, mukazaza kwitabira igitaramo, mugakora coverage nziza. Dufite official photographer, umuntu wumva agowe no kubona ifoto nziza, Moses Pictures, azaba hari kugira ngo abahe ifoto ikeye, kandi muramuzi ntabwo mubabwira, azabafasha kujyana n'amafoto. Hanyuma ikijyanye no kwinjira, twabonye ari ngombwa yuko tubashyiriraho itike y'umwihariko for media people, kugira ngo biborohere kwinjira, mugire na access.
umuntu witwa Fidel Gatabazi muramureba, amatike yanyu yose niwe muzayabaza, mufate nimero ye azabagezaho. Fidel bikunze bitarenze kuwa gatanu twaba twazibagejejeho kuko zirahari kugira ngo muzicare neza. Abazaba bakeneye coverage nabwo muzamusanga kugira ngo babahe ibyabaha access. Ikindi twababwira nuko mumaze kubimenyera kandi mumaze kubitwemerera yuko iyo umuhanzi wacu ari kuririmba ibintu bijyanye na shooting turubaha content yanyu, content creation na content management n'uburyo mubyitaho, ariko natwe turabasabye ku bw'ubuntu bw'Imana muzabyubahe, ntimuzafata amashusho kuko uburyo muyafashe murabizi kiba nuko umuhanzi wacu ntabwo asohora quality nziza, hacyo bitwangiriza. Muri make ibyo biri clear. Fidel ibindi azabifacilitatinga na Gedeon arahari kugira ngo bitworohere. Naho ubundi turabashimiye guhora gushyigikira Bosco, mukomeze igitaramo mugipushinge mu buryo bwose bushoboka. Imana ibamugisha. Murakoze. Bosco niyo hari ijambo riri ku mutima twasorezaho. Ijambo riri ku mutima n'ubundi nibyo nahereyeho no kubashimira kuko iyo ndebye amasura ari hano usanga kuba natangira kuririmba harimo bamwe bagiye bamufasha muri minisitiri kugeza muri munsi bakaba bakimfasha. Ni ukubashimira cyane, Imana ibamugisha, kandi buriya iyo mumufasha muba mugeze ubutumwa bwiza kure, ntabwo ari byo gusa uba wabuguze namwe muba mwabuguze, kandi abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka n'inyenyeri. Ibyo ni ihame. Ubwo rero icyo navuga ni ukubashimira, Imana ibamugisha. Iminsi isigaye itari myinshi, buri muntu wese atumira abantu, ashyire kuri stati, ashyire ku mbuga ziwe, atumira abantu kugira ngo abantu bazitabire, kuko twabategura ibintu byiza, habuze abaza kubyakira, urumva ko bitaba biryoshye, ariko twizeye Imana yuko izabikora. Imana ibamugisha. Murakoze. Reka dusoze twakire coordinator Jalik adusoreza dusengera dusaba umugisha. Kandi abanyamakuru muri hano make sure ko yandikishije kuri isi zadufasha no kubona za tickets batubwiye. Murakoze. Murakoze. Hari abantu bari babajije nimero y'abantu bakeneye kugura tike, urumva Fidel yayivuga. Ni 0788 54 36 50. 0788 54 36 50. Ariko no ku zindi poste zose zi concert iyo nimero iriho. Murakoze. Murakoze. Turashoje nubwo twahaguruka turasenga kandi murakoze kwitabira sapoti yanyu. Imana igiye ibahera umugisha mwinshi. Murakoze. Coordinator, just to make clear, kuri package nababwiye turabizi ko turi mu vacances, sindio? Niba uri umunyamakuru uri hano tukakubona ko uri hano kuri list, sineke ushobora kuzana famille yawe free of charge muri pisine yacu. Wowe ubwawe uri hano ubwo biratangira uyu munsi n'ejo, kugira ngo mukureho confusion. Ushobora kutiteguye ariko okay, siko bivugwa. Turatanga sauna kuri mwebwe, umva ntabwo famille sikoresha muri massage abantu sauna bari ananato cyane. Kuri mwebwe individual uyu munsi bitarenze ejo ufite access kuri sauna. Kuri famille ufite abana na madame mufite access kuri piscine uyu munsi n'ejo. Mari bamugisha. Dusenge tuze dusenge nitunasohoka mukomeze mumwegere mumubaze ibirenze. Mana nziza, Mana ishoboye byose, Somwe wacu Yesu Kristo, turagushimye kandi turagukuraje. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko ari wowe watangije umurimo muri Bosco Nshuti kandi nawe uzawusohoza.
twari turi ahangaha turi kujya inama z'umurimo wawe uzakorwa ku cyumweru, reka ibyatekerejwe byose byakozwe n'abana b'abantu, ariko ishyirwa mu bikorwa byabyo bizayoborwe nawe, bikaba ari wowe uzadutumirira kandi ari wowe uzuruka abantu. Gendana na bene data bose baje hano umugisha, kuko tuza twigenga kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.